kandi rimwe na rimwe ugasanga umukoboyi yinjiye kuri TV imyenda yambaye yayitiye arabakubi bajye bayimushonesha ngo mane ngo je ni papa cyangwa iki mene biranyene kabara gaheza arakotse baba bari gufatira ku bantu. Inkuru ziriza yagiye yacicikanye kuri Afrimax TV ivuga ngo wa mugabo wazuye umuntu kuri Afrimax noneho yohereje amahembe muri Amerika. Mu byukuri wohereje amahembe muri Amerika cyangwa papa cyangwa muraziranye Shamene baratipe turaziranye mara na pete abarantigise ngo dukorane n'ingoma mane ngiye nkabiryaho kwakomba numva ibintu byawe ari gukubita ngo ibyamamare by'Ikigali nibimenya ibyamamare by'Ikigali nyine bivuze ngo impamvu ibyamamare by'Ikigali biri bumenye nibya ubundi byo umuntu abikoresha kurira hiti ku bantu kugira ngo bamwumve. Nta bandi bantu se ushima ku ruhande urashima Imana gusa. Ngiye kuvuga ngo wenda nta bantu nshima ku ruhande nta bangiye kubeshya kabisa ndashima abantu bandimo n'amadeni kugira ngo bazanyishyure vuba. Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze nshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda Online. Ni Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda Online. Nkuko mwakomeje kujya mu bidusaba natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kujya tubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero Sun TV Rwanda yagiye aho mwayitumye yagiye kubagerera aho mwayitumye. Mwagiye mwandika keshi mudusaba ko twabagarura umugo witwa Bertrand tukamuganiriza kubyo uyu munsi tugiye kuganira neza kubyo mwadusabye ko tuganirizaho umugo witwa Bertrand twamutumiye hano kuri kamera za Sun TV Rwanda Online. Bakunzi banjye reka mboneraho umwanya wo kugushimira wowe wakoze subscribe kuko inkuru zacu buruko tuzishyizeho zikugereraho ku gihe. Namwe mutarayikora ndabasaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zikugereraho igihe. 7 kuri kagenzi kako ndabashimiye. Reka tuvugishe uyu mugabo musanzwe mumenyereye twagiye dukorana ibiganiro byinshi nimwe mwatwisabiye ko tumugarura. Ubu ngubu noneho twagiye tumusanga aho yarari tugenda tumugwa gitumu noneho ubu bwo rero twamuhamagaye imbere ya kamera za Sun TV Rwanda Online. Bakunzi banjye nimukore subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho cye kikugeraho 7 kuri kagenzi kako. By'umwihariko umugabo turi kumwe uyu mugabo Bertrand hari inkuru namwe ubwanyu mwagiye mwandika muvuga ngo ese uriya mugabo mwari muri kumwe niwe byanyabyo wavuzwe ko yohereje ihembe muri Amerika. Hari ikiganiro yagize hari inkuru ikiganiro cyanyuze kuri Afrimax TV bivugwa ko uyu mugabo wazuye umuntu wagaragaye azura umuntu yohereje ihembe muri Amerika. Bakunzi banjye Bertrand twamutumiye ari imbere ya kamera za Sun TV agiye kutuganirira byinshi kuri iyo nkuru n'ibindi byinshi kubyo mwagiye mutubaza. Mukore subscribe ndabinginze. Bertrand muhaye ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda Online. Murakoze cyane kabisa nari. Umeze neza ndabibona. Meze neza nari ndashima Imana nta kotsi tu. Neza ntari. Nta bandi bantu se ushima ku ruhande urashima Imana gusa. Ngiye kuvuga ngo wenda nta bantu nshima ku ruhande nta bangiye kubeshya kabisa ndashima abantu bandimo n'amadeni kugira ngo bazanyishyure vuba. Urashima Imana n'abandi bantu bakurimo amadeni kugira ngo bazayampe vuba rega abantu abashimiye bashobora no kuzampeza. Bertrand ko twagambiriye cyane kubonana nawe kuko ubona ntabwo byoroshye ubanza muri iyi minsi wari ufite akazi kenshi twagiye tugutumaho ukatubwira ko uri bize ariko Imana ishimwe twabonanye. Muri iyi minsi nawe mfite akazi katoroshye gusa umuntu aragenda nyine nanjye nkuko mwakomeje kugenda muntumira naragiye nyine nkora uko nshoboye ndagenda niba amakanya nk'aka kugira ngo mbashe kuba navugisha abantu bakurikira Sun TV tubashe kuba twabagezaho amakuru meza kandi tuyabagerezeho ku gihe. Niyo mpamvu rero nanjye ndahangaha kubw'ubutumire bwanyu kugira ngo tujyane ikiganiro kabisa. Bertrand ufite phone nziza mwana. Icyazo ntabwo ari phone umuntu atunze byinshi byiza usibye ko byose atabigaragariza rimwe tu. Ariko Bertrand n'aka kagofero wambaye kagura ngahe? Ibi ni ibishoro ntabwo natinda ngo nakaguza ngahe kubera yuko hari byinshi biba bihagaze amafaranga menshi ahubwo agaciro ku kintu cyangwa se ku mwenda n'ugize ute ni umuntu
nk'iyi ngofero bura agaciro ifite nuko ari njye uyambaye nuko ari wowe uyambaye naho ubundi nta biba birenze ntabwo ihagaze amafaranga menshi reka ntabwo ari ibishoro byinshi tu umwenda ugira agaciro bitewe n'uwambaye ngaho tugereranyirize ukuntu wambaye uhereye hasi ku rukweto kameramani ambabarira afate guhera hasi ku rukweto kuzamuka kugera ku mutwe numbabarira na dread uzishyireho mbere uhagaze angahe mbere na mbere ubundi ikintu cya mbere na mbere nabanza nahita mpera ku misatsi ubu tuvugana dread za nyine wampa 200 ntago naziguha urumva byo byonyine ngiye kuzibarira nazibarira nka 300 nabwo sinazitanga kubera ko izi dread nzimuranye igene naho nshuti ntunga kuko abandi wenda turashwana ariko nta munsi n'umwe nerebwashwane n'imisatsi yanjye tu urumva rero imyenda yo nibisanzwe no mu isoko hose ibihari niki inkweto zo nibisanzwe ntago nakirwenda ninda ku mafaranga ngo nikine nk'abandi mwumva ngo nibahande ngo wenda ngibi ngo n'icyawe ngo tuba twarahebye n'iki kandi rimwe na rimwe ugasanga umukoboyi yinjiye kuri TV imyenda yambaye yayitiye arabakubi bajye bayimushonesha ngo mane ngo jye ni papa cyangwa iki mene biranyine kabara ageza arakotse baba bari gufatira ku bantu ntagenda kwikina ngo imyenda nambaye ngo yenda ihagaze 1000 cyangwa ihagaze mu kajana soko ntinya kubivuga ariko ibyo ngibyo mahana no kwikina imyenda nambaye ni nkiyo nundi yambaye nta birenze kabisa. Beritra urasheka umugabo bita papa cyangwe muraziranye Shamene baratipe turaziranye mara na pete barantegise ngo dukorane n'ingoma mane ngiye nkabiryaho kwakomba numva ibintu byaba ari gukubita ngo ibyamamare by'Ikigali nibimenya ibyamamare by'Ikigali nyine bivuze ngo impamvu ibyamamare by'Ikigali biri bumenye nibya ubundi byo umuntu abikoresha kurira hiti ku bantu kugira ngo bamwumve ariko ikintu kinasekeje ari ibyamamare by'Ikigali twese ntituyirimo twese turi muri Kigali hako nyine barana abapeti mane bari gufata nyine no gushaka kurira hiti ku bantu tu. Beritra tukira aho ngaho wabonye na twagiye tugutigita cyane twagiye tugushaka cyane byatewe nuko abakunzi ba Sun TV Rwanda bagiye bakutubaza baratubaza batise muri ya mugabo witwa Beritra hari inkuru ziriza yagiye yacicikanye kuri Afrimax TV ivuga ngo wa mugabo wazuye umuntu kuri Afrimax noneho yohereje amahembe muri Amerika. Beritra iyi nkuru niyo nshaka ko tuvugaho bigiye kure mu byukuri wohereje amahembe muri Amerika shanyine ugiye kureba ubundi uburyo hari biba byaragenze ubundi bira ni ibintu byo bita gufata izina umuntu akoze cyase gukoresha izina ry'umuntu uri byaza umusaruro ku nyungu zawe uri kureba nk'ibintu byo wenda nka Afrimax barakoze ibaragiye kavuga ngo wa mugabo urumva wazuye umuntu nako si ibyo wa mupfumu wazuye umuntu wohereje amahembe muri Amerika ubu tuvugana njyewe uyu muhembe bari kuvuga n'ibiki byose nge sinzi ngo bimeze bite nta nyiragize gutya ngiye kuransanga n'umuntu w'umukecuru rwose wa fake sinzi na gahunda ze rwose ngo zimeze gute wenda simupinze n'iki urumva ariko nkibaza uyu niwe bavugaga ko yazuye umuntu ibyo bintu n'igihe wabikoze ngira ngo igihugu cyose muranabizi nta muntu utazi kimeza benshi bakunda no kunyita umurozi mu gisaka nkabyihanganira kubera hiti mba narakoze n'ibiki byose mba narakoze ariko nkibaza ni gute bageze kuri evo kuvuga ngo nohereje amahembe muri Amerika none bajya kugaragaza muri video nyirizina bagahita bagaragaza umuntu w'umumama ni gute ibikorwa byanjye ngiye nakoze Afrimax ishobora kubikoresha ibi byaza umusaruro ku nyungu zabo ku giti cyabo ibyo bintu nanjye ubwanye ntago ndi kubyumva neza kabisa. Ese abantu bakurikiranye iyo nkuru neza wenda ntago nayikurikiranye neza 100%. Hari undi muntu waba waragaragaye wazuye umuntu cyangwa ni wowe byanyabyo baba bavuga ubundi ugiye kureba no muri iyi si ya rurema abantu twazuye abantu turi batatu ni Yesu nanjye kumwe n'undi mupasiteri wo muri Afrika wigeze kuba yabikinisha ariko nawe yarari gutuburira abantu nkuko nanjye nabigenje no mpamvu benshi mwabonye tugenda tubigwamo buhoro ariko bura tujya kuvuga ngo uramukecuru se yazuye nde birabyo nyine ni kakotsi byaba presenter n'iki bagenda bagafatira ku bantu ngibi intebe ngo byagenze gutya na gutya birabyo nagarebye byo byonyine ngiye niba hari ikintu nitegereje giye ku giti cyanjye nitegereje bira bintu bavuze ngo hereje amahembe muri Amerika nitegereje nsanga nama ife bakoresheje man iriya ni editing bakoze none nkibaza ngiye ibintu byo nkora ni gute bageze kuri level kugenda bagafata ibintu bakabitegura nkuko bategura filime noneho bakahindukira agenda umuntu w'umugabo bakansimbuza umugore mani hari ni nkaho bankenyeje igitenge. Beritra nuko ngo kuri iriya nkuru uravuze ngo mu byukuri ngo abantu mwazuye abantu muri batatu ariko ngo umuntu umwe niwe numvise wazuye umuntu ngabandi mwagerageje gupapira
mu by'ukuri biriya bintu byo mwabikoze gute kugira ngo bigaragare nk'ari ibyanyabyo? sha nyine mene ugiye kureba biterwa n'ubuhanga umuntu aba yifitemo mu kwakitinga. urugero rwa hafi ubundi njyewe ari n'ikintu kizatuma wenda nzakura mu vi runaka ukumva bayiteyeho komantere nyinshi ugasanga bamwe batangiye kubyiyumvamo n'iki, biterwa n'ubuhanga njye nagaragaje mu mikinire yanjye cyangwa se no mu mitegurire. niba ngeze kuri evo kuba nategura filime, umuntu wicaye arebesha amaso ye afite n'ubwenge anatekereza akareba ikintu agahaguruka akavuga akavuga ntireke uriya muntu ngere njye kumukurikirana, aza kunkurikirana kubera yuko ibyo nakoze byamuteye ubwoba. bivuze ngo rero impano yanjye abenshi barayireba ikabatungura bitewe n'uko ngeze kuri evo kuba nakora ikintu umuntu yakirebesha amaso akabona ni icyanyacyo, kandi njye nzi neza yuko ari ibintu nateguye atari ibintu bya nyabyo. Bo Bertrand, nuko ngo ko abakurikiye Sun TV Rwanda bagiye bagira icyo bandika kuri comment, ni nayo mpamvu twagutumyeho. Ariko mu by'ukuri bafite amatsiko menshi n'ibibazo byo kukubaza, bagiye bambwira ngo ngomba kukubaza. Hari n'uwambajije ngo nzakubaze ngo ese koko mu by'ukuri niba koko ari wowe wazuye umuntu. Hari abantu benshi bavuga ngo waje mu ishusho y'umugore, ujya kuri Afrimax ngo wagiye mu ishusho y'umugore kwa ko ari weho bari bazi. Koko wagiye mu ishusho y'umugore cyane ntago ari we bajyanye? Oya, birabyo no kubeshya, bira ntago ari njye wabikoze, ahubwo bo ikintu cyo bakoze bitewe na nanjye bitewe n'ubwumvikane ndatuba twaragiranye n'iki byose bakagenda nyina tutabihuza neza, ahubwo bamaze kubona ko ubwumvikane bwanjye n'ubwabo bitakiri kugenda neza, abayitamo gufata uriya mugore bitewe n'uko ubu tuvugana. Abantu benshi ntabwo bazi isura yanjye, bakunda kumbona ndi gukina akavuga ati koko byanga byakunda uyu muntu n'umurozi n'iki, gusa jewe wenda n'umuntu unkurikiye ahere ko ananabibona. Njye nta nubwo ndi umurozi, sindi n'umusaza, ndacyari umupeti mutoya, ntabwo ni muto cyane ariko nanone ntabwo ndi umusaza cyane. Bivuze ngo njye ibintu byo nkora njye ndi umufilmmaker mba ndi gukina filime, ntabwo wenda ibintu byo mba ndi gukora wenda navuga ngo ni ibintu biba biri kuba live kabisa. Iyi ni filime isanzwe. Bo Bertrand, uvuze ko mu by'ukuri hari ahantu uvuze ngo nabo ubwabo ngo imikoranire yawe nabo mu by'ukuri ujya gutegurira ya noza hari communication mwagiranye cyangwa baragutungiye bagusanga muri filime, uratubwira mwarabivuganye cyangwa baragutungiye bagusanga muri filime? Ugiye kureba biriya wenda ku bintu bigendanye wenda na ya filime ya mbere wenda niyo twari twavuzeho, ugiye kureba biriya bo ubundi bo bajya kunigita n'ubundi bari basanzwe banzi nk'umuntu wakoze amateka mu karere cyangwa se no mu gihugu hose. Ugiye kureba wenda nk'umuntu wabashije kuba yakurikirana ndabizi by'amatumanaho izi za YouTube na hehe, kugira ngo nk'umuntu wabashije kuba yari nk'umuntu uri kugurukira ku Gataro mu Gisaka bamufashe ewana ibyo ninjye wabashije kuba wabikora nk'umuntu. Bivuze ngo njye nagiye nkora ibitendo byinshi bigiye bitandukanye, bivuze ngo ahubwo bo baje kunshaka n'ubundi nk'abaje gushaka superstar kubera ko n'ubundi bari bagabwe banzi bazi n'ibitangaza nagiye ngirane nagiye nkora. Cyangwa murabizi igihe nazengurutse hirya haba mu karere cyangwa se no mu gihugu, cyangwa murabizi no muri za SFH nazengurukaga hirya no hino njya gukina amakinamico ku materi, ni ibintu binazwi. Nazengurutse hirya no hino nyina amakinamico nkakina ndi umupfumu n'ibiki byose bitewe n'uko wenda babonaga mbyakitingamo neza. Bivuze ngo rero na Afrimax yamanutse kubera ko yari isanzwe nzi izina hiti nakoze, bamanuka baza kunshaka. Bivuze ngo Afrimax yo yaje isanzwe mbese yagusabye ngo ugire ikintu uyitegurira, urangije urayitegurira kugira ngo itwike za mvugo z'abiki gihe kugira ngo bo batwike. Nyine ugiye kureba bagiye ikintu cyo baba barambwiye ngiye bamumagaye kuri phone sibyo, barambwira ati bimeze gutya na gutya na abanyamakuru ba Afrimax muri kuvugana sibyo. Nanjye ubwanjye nese numva yuko ari abanyamakuru, ariko ndavuga ati okay noneho ntaribi umuntu muri kuvugana ni ngiye Bertrand mwenyewe. Bo bampamagaraga nyine ntago bari banzi ishusho yanjye ya nyayo. N'ubu ngubu tuvugana benshi bashobora kundeba bikabatungura kubera ko uburyo twahuye mu ishusho y'imikino ntago bazi Bertrand mwenyewe ngo ninde sibyo. Turahura, tumaze guhura barambwira ngo duhereze bankubita igitekerezo cya filime ngomba gukinaho. Barambwira ngo filime nshaka ko actingamo dukeneye yuko wowe ukina filime, kubera ko hari n'ubundi ra muvi nakinnye ntago ari rya mbere nyikinnye nakeka ari rya kabiri. Barambwira ngo hari ahantu wigeze kugaragara muri filime uri kuzura umuntu sibyo. Nyeneye yuko biriya bintu ushobora kuba wabikora tukagaragaza yuko ari ibintu byabaye live cyangwa se byabaye byanyabyo. Ndangije nk'umuntu nyine warumenyereye ibintu byo kwakitinga n'iki, barambwira ngo nyamara tuzabikora, nyuma nimara gucamo tuzagira uburyo tugira gute tubyumvikanaho turebe uburyo ki twabibyaza iki umusaruro.
Ewana nyine nanjye nk'umuntu wumva twagize gutya tujyana imishyikirano turanakora nabwo ikintu cyambabaje kurenza ibindi nuko twakoze icyo kiganiro twamara gukorana icyo kiganiro nyuma yaho nazajya mbamagana imeze bite ugasanga Afrimax nkuko twavuganye mbere cyangwa se nabwo bwumvikane twavuganye ugasanga batangiye kugena abanyiryo ngira ngo muranabizi ni ibintu byagiye bigira ingaruka kugenda umuntu akamara amezi 2 muri gereza mana ari kuzira filime bari danje tubite n'ibintu wenda umuntu byaba yariyongereyemo n'ibiki tu nkuko biba byaragenze nuko ngo abe bari danje mu by'ukuri nkuko ubitubwiye ni yihe mpamvu yaba yaratumye bataguhamagara ngo bagutume nk'umupfumu wavuze uyu muntu ahubwo bakazana umugore ukeka ari nk'iyi sha nyine ugiye kureba impamvu bira byose biba bitarakozwe biterwa mane n'ibintu mwumvikanye mane ngewe ubwanjye twagiranye ubwumvikane urumva tumaze kujyana ubwumvikane bo barabihindura ngira ngo buriya mugore niba baravuze ndakeka ni nko ku Gisenyi kuko numvaga ari kuvuga ikintu cy'ikigoyigoyi urumva birumvikana ko ari abanyagisenyi ubwo ngubwo warumva niba bageze kuri level kuva i Kigali bo bakigira ku Gisenyi nanjye ubwanjye ndagira gutya nabamagara mane telefone igasimbuka niba barankize blacklist niba barabigenje gutya nanjye ubwanjye ntago mbizi tu ubu ikintu cyo ndi gutekereza burangize nka profit nk'imodoka bakazirekwa arimo ndashaka kuzazamuka nkavugana na boss tukabana tukaganira neza fresh haziga akambwira buryo ki izina nge nakuza ashobora kurikoresha ribyaza umusaruro ugasanga barimo baraharanira kunsebya no kumparabika n'iki bakabibyaza umusaruro ariko nge ugasanga nimo ndahama mbigwamo bya buri kanya Bertrand hari umuntu kare twavuganye tukuvuzeho mvuze ko ari weho ndi gutumira kuri kamera za Sun TV Rwanda arambwira ngo ibyo bintu byarakubabaje urimo naritotomba ku buryo bibaye ngombwa wanabarega mu by'ukuri koko byarakubabaje ku buryo wanabarega sha wenda zukuvuga ngo nukubarega n'iki wenda bo bashobora kunyumva bagakeka wenda yuko ndi kubashaka maramuko n'iki gusa je nababwira ngo uko ngana uko nguko kuva nanavuka nta muntu nyesha maramuka ni ndayishakira mvuze rero ngo ngiye najya kubarega n'iki wenda muri showbiz ndabiza abanyamakuru n'iki mufite uburyo mutekereza n'uburyo mubibara wenda mushobora kwita muvuga ngo impamvu agiye kubarega no kugira ngo bikwirakwire mu matangazamakuru yango niba zirari inkuru zagiye zinyura ku maradiyo zikanyura ku mateleviziyo naye wenda nshobora kubivuga kugira ngo wenda ndashaka wenda kongera gushaka ya promotion cyangwa se gushakira promotion ryatangazamakuru n'ubundi ngo ryongere mvuge nkuko ryamvuze mbere sibyo ariko giye rwose ntago nakirwa mbarega ariko nabo nk'abantu batekereza bagomba gutekereza kumva ko ubwo ari ubugora atari ubutwari Bertrand byaragaragaye ko abantu benshi mwakinanye bose nta uwo wari wijeje buri muntu wese ko icyo wari wamwijeje utagiye ugikora kubera ko Afrimax yagutengushye mu by'ukuri abantu banashatse kujya kukurega sinzi uko byahoshorotse hari umugabo bita Charles twaganiye arambwira ati ngewe najya no kumurega Bertrand mu by'ukuri bari abantu gira icyo babwira barahangayitse baranababaye kuba warabakinishije wowe ni nkawe kabosiri kuba warabakinishije ntugire icyo bakorera gira icyo ubwira bari abantu shanyine men ugiye kureba bari abantu nibyo koko ngewe ikintu cyo nakoze urumva nge namaze kumvikana n'abari abanyamakuru nyine twumvikana ku bintu bigendanye n'ira movie n'iki byose nk'abantu bari basanzwe bamenyereyeho ubuhanga nk'umuntu wagiye ukina henshi mu masinema n'ibiki byose cyangwa no ku materi baranzi kuko ntago ryari ryamere nzengurutse mu gihugu nge nangiye gukina aricyo kinjyanye ahubwo nyine bo baramamagaye tujyana ubwumvikane tumaze kujyana ubwumvikane nge narebye impano mpereye kuzonzi ndavuga ngo uyu muntu bitewe n'imana muzimo wenda ashoboye gukina ari iki ngiki ndavuga ngo uyu muntu reka muzane muri uyu mukino bivuze ngo nge iyo namubwiraga ikintu ngendeye nanjye ku byo bambwiye sibyo ngavuga ngo nyamara iki gikorwa runaka tugiye gukora gifite umusaruro uyu n'uyu ngendeye ku musaruro twagize gute twagaragaje mbere mu myumvikanire nyuma yaho rero hagiye habaho ibintu bijyanye no kujya gute no kugenda batenguha umuntu mukumvikana ikintu bakagihindura mukumvikana ikintu bakagihindura gusa nta kundi nyine ubwo ngubwo ngewe ikintu cyo nzakora n'iki baramutse babigize ibintu birebire ngewe ndatwazana byumvikana nkanabishyura ku giti cyanjye n'iki byose ariko nabo nk'abantu bumva kandi banakira mu gaciro nabo barabizi ko nta kintu nabimanye ifite urumva kandi nabo ndakeka benshi twagiye duhuza amaso twagiye tubiganira tujyana inzira tubinyuzamo ubu ndakeka nta n'ikibazo nyifitanye na bagenzi banjye kabisa icyo kintu nicyo nari ngiye kugeraho hari umuntu wambajije ukurikirana Sun TV Rwanda arambaza ati se bari abantu we nk'umuntu wavuganye nabo nawe abatega Afrimax TV mu by'ukuri bari abantu nta kantu wagiye ubagenera wowe wikoze kwikofi Shamene nyine ugiye kureba izo ni diru ndende gusa wenda nk'umukinnyi bitewe wenda n'ibintu aba yashoye cyangwa se n'ibintu tuba twakeneye mu mikinire ushobora gusanga yenda ngewe bitewe wenda
n'ubushobozi wenda ninjije muri movie bitewe wenda n'impamvu runaka, kuko burya buri muntu wese afite projet nyinshi kandi zitwara amafaranga kandi abari gupanga, ugasanga wenda ikintu wenda cyo nabashije kubona abagenera ntago wenda bacyakira neza cyangwa se ngo kibashimishe bitewe wenda n'umusaruro bakeneye kuba bageraho, sibyo? Niyo mpamvu wenda njye ntago nakirwa mvuga ngo nagize ikintu mbagenera. Burya ikintu wageneye umuntu ni icyamugirira akamaro, ikintu wageneye umuntu kitamufitiye akamaro burya cyo nta n'ikintu kiba kimaze. Urumva rero ibyo ngibyo byo ntago twanabitinda wanekeneye kikahise. Bertrand, nuko ngo watubwiye ngo baramutse bafunguye ingendo wazamuka ku cyicaro cya Afrimax TV. Nagira ngo utubwire byo niba atari ibanga, uramutse ugiriwe ubuntu bwo kugera ku cyicaro cya Afrimax TV, ni ikihe kintu waheraho uvugana na Afrimax? Shanyine ugiye kureba wenda nta bintu wenda navuga bidasanzwe wenda ngo twavugana n'iki, ahubwo gihe ikintu cyo twadiringa hanini twadiringa ku masezerano yanjye, kuko amasezerano nyamukuru si inyandiko ahubwo amashusho burya niryo sezerano, kuko ishusho ni ikintu cyagaragarira ahantu, sibyo? Urumva rongeye ikintu cyo nashakaga wenda ko twakivugana, twagomba kuganira ku masezerano twagiranye cyangwa se n'ubwumvikane twagiranye, ahasigaye tukareba ko ibyo twumvikanye niba barambeshye, ariko nanjye bivuze ngo hari abantu nagize ne, hari abantu nabeshye, niba barambeshye rero ahubwo bagahindukira bakareba buryo ki bashobora kuba bamfasha, bo bakisubiraho cyangwa se bakivuguruza ku byo bambwiye bakagaragariza abantu yuko bababeshye. Bivuze ngo uragira ngo muvugurure amasezerano kuko aya mbere barayangiye. Aya mbere yarangiritse cyane kabisa, ntago bigeze bayakurikiza nkuko twabyumvikanye. Mbo Bertrand, hari ubutaha bwo duherukana wari watubwiye ko hari indirimbo ugiye gushyira hanze ishusho ryayo. Mu by'ukuri narumvise nubwo iyo ndirimbo nayibonye, ariko numvise ngo ntago uri kwemera neza uko yasohotse. Mbese ngo hari ibyo utari kumvikanaho n'abayikoze. Ibyo bintu nibyo ntago mvuze ngo ni ibyanyabyo, ahubwo niko nabyumvise ngo ntago uko yaje ariko wayishakaga. Ibyo bintu nibyo. Wenda ugiye kuvuga impamvu ari uko nk'uko wenda byagiye bivuga, burya hari igihe umuntu ashobora kuba yafata cyangwa se wenda yabona video akakuvugira wenda ibintu bidahari. Ugiye kureba wenda impamvu bari bavuze uko nguko ngo hari ibintu byajemo ngo bitari byo, ugiye kureba wenda hari video nke y'umuntu yari yarafashe azifatira ahandi hantu, urumva? Biba ngombwa noneho yuko izo video zidasohoka neza muki zitagaragaramo neza wenda bitewe n'uburyo umuntu yitwaye. Byari icyo genda twashutinze ari mu ijoro, biba ngombwa rero yuko twikoresha amatara mu ijoro n'iki byose. Noneho bigeze muri editing wareba ayo mashusho ukabona ko atari amashusho ari kugira gute, atari kujyana n'ayandi yo twakoze ari ku manywa. Biba ngombwa rero yuko video yose tuyisubiramo, ariko nta birenze video izasohoka imeze neza. Ubu ngubu ni nashatse nanababwira ko iri hanze, kuko uyu munsi kuri izi tariki turiho ndakeka video n'ubundi iraza kurara hanze kabisa. Ubu tuvugana uwajya kuri YouTube akandika Bertrand ya video yayibona. Bivuze ngo ya video ya mbere yo ntago iri post kuri YouTube. Bivuze ngo wenda video iri buzi iri post niyo yindi. Bivuze ngo rero naho ntago ndaya uploading. Bivuze ngo byo ni ibintu nyine ndibuze kugenda nkora nitonze gusa, byabesho cyangwa ejo bundi uramutse ugiye kuri YouTube ukandikaho Bertrand ushobora kwita ubona video zanjye cyangwa ukabona indirimbo zanjye zigiye zitandukanye kabisa. Bertrand, tugufite igihe kinini n'igihe cyose twagutumira abakunzi ba Sign TV Rwanda bagukeneye twakubona. Tugana ku musozo, projet nshyashya ufite muri iyi minsi ni iyihe? Muri iyi minsi mfite projet nshyashya kabisa, nababwira ngo byabejo cyangwa ejo bundi ndaba ngiye gushyira hanze video y'indirimbo bita Isi ya Kabiri. Navuze muri iyi minsi bitewe wenda n'ibintu bigenanye no gukora no kurikodinga ama audio ni ibintu bigoye, ariko nka video uri kure hari ushobora gukora video ugasanga n'uwe ntago zirengeje abantu 5 cyangwa bangahe, kugira ngo dukomeze no kugenda twirinda cya cyorezo. Urumva muri iyi minsi ni mu bintu bigenanye na video. Cyo nababwira wenda nko ku bantu bankurikira, indirimbo bita Isi ya Kabiri ngira ngo yagiye hanze, munayikurikira muri benshi, wana muranayikunda kugeza no ku gihe abenshi bambwiraga ntarika amashusho y'indirimbo akatajyanze yemeze bitari ko nkagina amabwani mwihangane. Iyi video naho ndaza kuyishyira hanze vuba nga kabisa. Bivuze ngo map yanjye ni Isi ya Kabiri, ngo niyo video ngiye kwita shooting vuba nga. Buri gihe iyo tuganiriye dusoza ukubitiraho akantu gatoya abakunzi ba Sign TV Rwanda online, by'umwihariko abakunzi bawe baherero. Gusa mene ntago ari ibintu byoroshye ubu ngubu bitewe n'uburyo nari mezemo cyangwa n'uburyo nari nitwayemo, ntago ndi muri mood yo kuririmba, banyihanganire nsabaririmbira ubutaha. Bertrand, wababariye abakunzi ba Sign TV Rwanda online n'abakunzi bawe by'umwihariko ukabakubitiro byibuze wenda gakeya ku Isi ya Kabiri?
impamvu ugiye kureba iyo video igiye kujya hanze, ariko iyo ndirimbo ndakeka abantu benshi barayizi. Ntago ari ngombwa kwirirwa ndirimbo aho ngaho, nta kintu cyo narenzaho, ntago ari ngombwa kuririmba uyu munsi kabisa. Ntago meze neza. Bertrand, wenda uri kumva impamvu ndi kukwinginga cyane, nta yindi mpamvu, ahubwo abakunzi ba Sun TV Rwanda bagiye bansaba ngo uriya muntu mu by'ukuri hari n'uwavuze ngo nta kuntu twagira tukajya tugufata uri kuririmba cyangwa se indirimbo zawe tukazinyuza kuri Sun TV. Ndamubwira nti rero ntago twazinyuzaho, ahubwo ujye ugenda urebe wandikeho Bertrand kuri Sun TV Rwanda, urajya ubona ibikorwa bye. Ariko mu by'ukuri icyatumye ambwira uko nguko nuko wamutwitse mu ndirimbo muri ka kantu ujya ukora. Mbabarira ukanyuzaho gatoya uhita unibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online kwa kundi kwawe nyine. Ewana nyine ikintu nacyo nabakubitiraho, reka matire freestyle wenda kugira ngo wumve kari Bertrand mwenyewe uranga, sibyo? Natangiye kuririmba ndoro soro muri mawe, ku munsi wo kuvuka ndaririmba biratinda, basaza bataramye bamama bavuza impundu, byahanuwe kera konza hindura amateka, binyebutsa agashinda kabasaza bo mu murwa, turara ku muhanda nta gapira nta gashati, batume naha amazi badufata nk'amadage, Imana izadusubiza tugarukemo. Usa narenzaho. Hari ukuntu ujya wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda, nabyo nagira ngo ubikore. Shaymen, ubundi njye amazina yanjye mayita Dr. Eldorado Donado Eldorado, cyangwa se bagakunda kunyita ubundi ninjye kagati gato gateye mu butayu kadatinya izuba gahoriteka gatoshye, nkaba rutindukana amacumu ku rugamba, ndi nkwa kuzinda urutindi rutikura rutuneshwa ku rugamba, nkaba umurazi mukuru mu Gisaka, nyita Bertrand cyangwa nyite Kimeza. Bertrand, urakoze cyane. Abakurikiye Sun TV Rwanda online mushimiye mbikuye ku mutima. Banywanyi ba Sun TV Rwanda online, ni Davis narindi na Bertrand imbere ya kamera za Sun TV Rwanda online. Nkuko mwabibonye yagiye asubiza ibibazo bimwe mu byo mwagiye mutubaza. Reka mbashishikarize mwe mutarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ziye zibagereraho ku gihe. Namwe mwayikoze nongere mbonere umwanya wo kubashimira cyane. Ndabashimiye cyane kandi mbahoza ku mutima. Banywanyi banjye kandi bakunzi bacu, reka ikiganiro tugisubikira ngaha, tuzakomeza uko murajya mugenda mwandika muri comment icyifuzo cyanyu n'itegeko kuri twe. Murakoze cyane.